Niyori yamaze kubona ahantu ho yabonera ibyo kurya. Niyori agahinda ko kumwicira mu mujyi yamaze kuba yashakira ahantu yabonera ibyo kurya, kandi turabizi ahantu hashakira ibyo kurya umuntu waguma asanga amusaba ubufasha, uwo muntu amufata nka bosi we. Kandi turabizi ko Niyori ubu ngubu tuvugana yamaze gufatwa nk'umwami w'umujyi, kandi Niyori turamuzi ko ari umunyacyaro wuzuye. Niyori yamaze kuba yajya mu isura ya Killaman. Niyori yamaze kuba yafatisha iduka, ari kuza buri kimwe cyose bakamuha. Ejide yamaze kwinjiza mu ibintu byose ko Niyori ari we Killaman. Ese guys, Killaman we ayo makuru naza kumugeraho akumva ko hari umuntu uri kuza mu duka rye uri kuba nkaho ari kuneka mu sura ye, kandi tuzi ko Killaman uburyo yitwaramo atitwara nka Niyori. Ese Killaman we mu rukundo arabyakira ute? Guys, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Venki Empire nkwaye ikaze, ndagusaba kugira ngo watanga inkunga yawe ikomeye, ube watanga igitekerezo cyawe, unakore subscribe kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, utekereza iki kuri Killaman ndetse na Niyori? Ese guys, wowe ntabwo ujya utekereza igihe Killaman na Niyori bazaba bahuye? Ese utekereza ko igihe Killaman na Niyori bazaba bahuye utekereza ko hazaba iki muri ako kanya? Guys, ndatekereza ko ubu ngubu tuvugana mu gihe Killaman na Niyori bazaba babonanye, ibyago bizaba igihe Killaman azaba yamenyeje amakuru ko muri butike hari umuntu uri kuza usa nawe, ndetse bakamubwira noneho ko bamwitiranyaga nawe ko basa nari impanga. Ese Killaman ayo makuru namara kuyumva we mubona azayakoze iki? Guys, turabizi ko Killaman nawe ari misiyo yo kuba yashaka Tereza, kandi turabizi ko papa we yamaze kuba yashiraho ikiguzi icyo ari cyo cyose mpaka abonye Tereza. Turabizi ko papa Killaman yamaze kuba yatanga na $5,000,000 ngo abone location y'ahantu Tereza atuye, ariko uriya munyamakuru twamaze kubona ko yamaze kuba yamukatira akamwima location y'ahantu Tereza atuye. Ese guys, utekereza ko uriya munyamakuru azagera akisubiraho agaha amerekezo y'aho Tereza atuye? Ese guys, mubona papa Killaman azakomeza guhatana akabona umuhungu we, akabona Tereza mbere y'umuhungu we? Guys, wowe icyo musaba ni ugukurikirana ibikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi, ubundi ukaba umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndetse ukaba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, kugira ngo ube watanga inkunga ya mbere ikomeye kuri iyi si nuko wakora subscribe hano kuri Venki Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, wowe uri Ejide muri kano kanya wakorera iki Niyori akugeza imbere? Umuntu asa na boss wawe, buri kimwe cyose uko asa byose asa na boss wawe, usibye ibikorwa byose byari gukorana byo bitameze nk'ibya boss wawe. Ese wise mu mwanya wa Ejide akugeza imbere wamukorera iki? Ese wamufata neza cyangwa nawe wamwigira imitwe nk'iza ari kukwigiraho? Guys, nubwo Ejide yamaze kubifata nk'aho ari ibintu bya buraga, nk'aho ari boss uri gukina, turabizi ko atari boss we. Turabizi ko uyu nguyu uje ari Niyori. Ese guys, Niyori aragira bisobanurire Ejide abyumve. Ejide turabizi ko nawe atapfa kubyiyumvisha ko uyu nguyu bari kumwe atari boss we, ahubwo ari undi wo mu cyaro. Ese guys, ubona ko birashoboka mu gihe Killaman bara bamubwiye ko hari undi muntu uri kuza mu duka rye basa neza ndetse na buri kimwe cyose bagihuriyeho? Guys, biragoye ko byashoboka mu gihe boss atarihurira na Niyori. Guys, twigarukiye mu cyari wacu, turabizi ko umuntu uhora mu marira ari Nyambo ari gutakamba iya hehe ni hehe. Nyambo buri mana yose ari kugenda yitakambira ngo ibe yamugarurira Niyori wiwe. Nyambo ubu ngubu tuvugana ari mu gahinda gateye ubwoba. Nyambo muri filime yacu y'Ibanga niho ubabaje cyane. Nyambo ntago afite ahantu
yahura n'umukunzi we. Ese guys, ubona Yves ibikorwa byose byari gukora umunsi ku munsi aba ari kugira ngo ari kwikorera, ubona atari kwihemukira? Ese guys, ubona Yves bino bintu byose byari gukora umunsi ku munsi ubona azababarirwa? Guys, nibura umukunzi w'ibanga, urabizi ko Nyambo nawe ari umuntu ubika inzika. Nyambo turabizi ko nawe atari umuntu wo gupfa kuba wakiniraho. Nyambo turabizi ko buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abone umukunzi we. Ese guys, uratekereza iki mu gihe Nyambo yamaze kumva amakuru ko umuntu ubagambanira akagambanira urukundo rwe ndetse na Niyori, ndetse yanarenzaho akanashimuta Niyori akageza zino minsi zose ataravuga ko baba bari kumwe? Ese uratekereza ari wowe wisize mu mwanya wa Nyambo? Utekereza ko wamukorera iki? Ese ubona Nyambo yakorera iki Yves kugira ngo abe yacika ku bugoryi aba yifite mu mutwe gwe? Yves turabizi ko nubwo yize ibikorwa byo bari gukorera Niyori abikora nk'umuntu wagarukiye mu kiburamwaka. Yves ibikorwa byose byo ari gukora umunsi ku munsi bimugira umwana kandi ari umuntu w'umugabo. Ese guys, Yves mubona afite amahirwe yo kuba yazatsindira Nyambo? Ese ubona Yves ikintu cyo yaharaniye azagera akakibona? Yves ubona azagera agatsindira umutima wa Nyambo? Ese ubona byashoboka mu gihe Nyambo atarumva amakuru ya Niyori ahantu ari, ndetse niba yaramwazi cyangwa se yarapfuye? Guys, wowe icyo musaba ni ukutazabura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga, cyangwa se bende sincere yose filime yacu Ibanga zazo guca hano kuri VNK Empire. Icyo musaba ni ukuba umunyamuryango, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko ubu ngubu tuvugana Gahima yamaze kwitura mu byago bizamukoraho. Murabizi ko episode yacu ikurikira yarangiye Gahima naho date barabitsinze bagiye gukorera amabi, hari umuntu wari ubaguyeho. Ese Gahima Ibanga yanze kuba yashira hanze ndetse bakarikorera ahantu hiherereye, ryaba rigiye hanze gutyo? Ese Gahima yabafashwe? Guys, Gahima turabizi afashwe ibintu byaba ni byinshi. Gahima turabizi namara gufatwa. Jojo turabizi ko imikino yamaze kuba yazishyira hasi. Gahima turabizi ko nawe azi neza umugore ukuntu ameze. Gahima azi neza ukuntu uburyo Jojo amufasha no kumuca inyuma, icyo yamukorera arakizi. Ese kuri no nshuro Gahima araricika? Ese Gahima umuntu wari ubinjiranye we na date yaba ari uwuhe? Icyo ndi gusabira ni date waje mu gakina atazi byarimo, date waje mu muriro atazi n'ukuntu agiye no kwitwika. Date ibi bintu byose bifata nk'ibintu byo gukina kandi nagazi ko ibi bintu biba ari seriye. Date akomeza kwibambaza kuri Gahima, Gahima nawe agakomeza kwibambaza kuri date. Kandi turabizi ko mu gihe Jojo azaba yamenyeje amakuru bwose ko bamuca inyuma, turabizi ko n'inzu bazaba barimo azahita yitwika. Jojo turabizi ko nta mikino agira ku mugabo we. Jojo turabizi ko uburyo akundamo Gahima, turabizi ko atemera kuba yamubabaza. Jojo turabizi ko urukundo akunda Gahima ni urukundo rw'ukuri, ndetse ni urukundo rushingiye ku kintu cya nyacyo. Ntago yamubabaza ndetse nta nubwo yatuma aba yababara. Icyo musaba wowe ntibura umukunzi w'ibanga ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mari kubagezaho, ndetse nk'umuntu ukurikirana ibikorwa byose biba biri gukorerwa muri filime yacu Ibanga, ndetse nk'umuntu ukurikirana imigenzo zose ziba ziri kubera kuri tere. Icyo ngusaba no gukurikirana bende sincere yose filime yacu Ibanga, cyangwa se ugakurikirana episode yari yose filime yacu Ibanga, ubundi nkababwira ukuntu muri zino minsi ubundi tugiye kubagezaho utuntu k'ubwenge. Muri episode zigiye kuza zikurikira
aho Niyori agiye guhura na mama Killaman. Niyori muri zino minsi, muri episode ziraza gukurikirana nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4, Niyori agiye guhura na mama Killaman. Kandi turabizi ko Niyori na mama Killaman ntago baziranye. Mama Killaman we azi Killaman ko ari umuhungu we. Ese guys, ko ngusabye kuba wakurikirana episode ikurikira kuwa 3 niho bizaba byabaye. Episode ikurikira filime yacu Ibanga hari akantu kagiye kubamo, ubundi ube wabona ukuntu filime yacu Ibanga igiye kuba yaba umuriro. Killaman amakuru agiye kumenya sinzi niba arayakira. Killaman amakuru bagiye kumuhereza sinzi niba arayakira amahoro. Killaman agiye kumenya ko hari umuntu basa, ndetse uwo muntu basa buri kimwe cyose bagihuriyeho usibye imvugo ndetse n'indebo. Ese guys, uratekereza ko Killaman namara kumva ayo makuru yose ko hari umuntu basa ndetse uri kuza mu duka rye, ndetse uri no kuza ari no gusaba akazi mu duka rye, uratekereza ko Killaman kuri iyi nshuro noneho arakora iki? Guys, turabizi ko Killaman buri kimwe cyose nawe akora kiba kiri ku mubare. Turabizi ko Killaman nawe atari umuntu uhubuka. Killaman turabizi ko ari umuntu ukora ikintu yasezeranyeho n'abandi. Killaman turabizi ko nawe adapfa kuguhubukira ikintu ngapfe kukijandikamo wenyine. Ese guys, Niyori kuri ino nshuro yaba agiye kurokoka? Niyori yaba agiye guhabwa akazi? Ese Niyori yaba agiye kongera kuba yagira ubuzima bwiza? Ese guys, mu gihe Niyori none azaba yivumbuye akaba yacika akaba yatoroka akajya mu cyaro, utekereza ko Ive katazamubaho? Ese guys, ubundi ubona Niyori yatoroka akaba akarenga irembo akajya mu cyaro? Niyori turabizi ko nta nzira yo kuba yamucurazi. Niyori turabizi ko nzira yo kumucura nta niyo apfa kumenya. Icyo ngusaba wowe ni ukuba wakurikirana episode yari yose filime yacu Ibanga aho ivi ikagera. Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Rufendeke yamaze kuba yafata umwanzuro wo kuba yagurisha umwana ndetse bakamushingira kuri papa Killaman. Rufendeke ndetse na karakakobwa kabana na Anita bafashe umwanzuro ko bagiye gufata umwana wa Anita bakamushingamo business. Bafashe umwana wa Anita ko bagiye kumushingamo alimentation yo kuza ibiheri cyo kurya. Ese guys, niba mara kubikora umwana bakamushingira papa Killaman, Anita warakora iki? Ese Anita we icyo kintu azacyemera? Guys, turabizi ko Anita ari umuntu ugira ubwenge, ndetse turabizi uburyo akunda mu boss we ndetse n'umuhungu we. Turabizi ko atapfa kubahemukira ngo apfe kuba yabarundaho umwana ndetse umwana utari uwabo. Turabizi ko Anita icyo cyaha atapfa kugikora. Icyo ngusaba wowe ni ugukurikirana episode yari yose filime yacu Ibanga cyangwa se bende sense yose filime yacu Ibanga, ubundi nkakwereka utuntu twikorera. Guys, niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse akaba ari ubwa mbere hano kuri Vinke Empire, ndagusaba kugira ngo batange inkunga yawe, ndetse inkunga yawe yuratanga ni inkingi ya mbere ituma twebwe tuguma hano tubagezaho utuntu tuba tumeze neza. Ugakora subscribe, ubundi tukajya dukomeza tugendana muri ibikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi, kandi murabizi ko twebwe ibikorwa byose tuba turi gukora rimwe tuba turi gukorera. Ese guys, utekereza iki mu gihe Tereza na Killaman na papa we bazaba bahuriye ahantu hamwe? Guys, turabizi ko abantu bose babiri bafite umuhate wo kuba bashiramo imbaraga kuba bashakisha Tereza. Ese uzamubona mbere ni uwuhe? Ese utekereza bamuboneye rimwe icyaba? Ese utekereza haba iki mu gihe bose baboneye kimwe Tereza? Guys,
icyo ngusaba rero ni ukuba umunyamuryango, ubundi tukajya dukomeza tugenda n'ibikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko ngewe nababihiriza ibintu, murabizi ko ibikorwa byose mandi gukora umunsi ku munsi ari ibikorwa bya nyabyo. Ese guys, utekereza ko Yves azagera akarambirwa agasubira mu cyaro? Guys, turabizi ko cya Yves nubwo ari igisazi, nubwo ari ikigome cya danje, turabizi ko urukundo kiba gifitiye Nyambo ari urukundo rwa nyarwo, ariko urukundo rwa nyarwo runyuze mu mayira mabi ntago aba ari urukundo. Ese guys, utekereza ko noneho Yves yatera intambwe ya mbere agasubira mu cyaro agasiga Niyori mu mujyi? Guys, turabizi ko Yves yashimuse Niyori ngabe yamujyana mu mujyi abeyo, gutyo atume Nyambo bajya mu rukundo, ajya mu rukundo na Yves. Ese Yves iki gihe cyose aba ari kwirengesha adakoresha, mubona noneho atazagera akacyishura? Yves tumaze kubona ko ibintu byose bari gukorwa umunsi ku munsi aba ari kwishira mu makosa. Yves tumaze kubona ko igikorwa cyose akoze umunsi ku munsi aba ari kwigemura. Turabizi ko mu gihe icyaro cyose cyamenyeje amakuru yose ko ikintu cyakozwe cyose cyo gushimuta Niyori ndetse bakagira ubuhe, abakiri inyuma ari Dete na Yves. Turabizi ko Dete we atazamara kabiri mu cyaro, turabizi ko Dete atamara kabiri mu mudugudu w'abishiyobija Geregwari, turabizi ko atamurebera izuba, turabizi ko nta n'imikino agira, turabizi ko yari yagiye no gutwika umudugudu ejo bundi hashize. Ese guys, Dete namara gufatwa ndetse na Yves akamenwa ko ari we ukora aya mafuti yose yo kuba yafata icyaro cyose akagihangayikisha, ubona hazaba iki? Ese utekereza mama Niyori amufashe yamukorera iki? Ese utekereza mu gihe Tereza yafashe Yves ndetse akamufata n'umugambanyi ndetse ari we washimuse umuhungu w'ikintu yamukorera? Ese Nyambo utekereza mu gihe yamenyeje amakuru ko ari Yves byose uba biri inyuma, utekereza hari ikintu yamukorera? Guys, wowe icyo ngusaba ni uguhanga amaso, ubundi tukakwereka utuntu tuba tumeze neza muri filime yacu Ibanga. Wowe icyo ngusaba ni ukuba watuza ugakora subscribe hano kuri Venke Empire, ubundi tukajya dukomeza tugendana mu bindi bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko muri abantu b'intwari, kandi murabizi ko ibintu byose mandi gukora umunsi ku munsi ari mwemba ndi gukorera. Icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ugutanga ibitekerezo bya bundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga, niba uri umunyamuryango wuzuye ndetse niba unakunda Ibanga by'ukuri. Guys, rero turabizi ko Tereza nubwo ari mu kababaro, turabizi ko agafatikanyije ndetse na Nyambo, turabizi ko na Nyambo nawe akababaro kenda kumunangura, turabizi ko na Nyambo akababaro yamaze kuba yakamenyera. Nyambo yamaze kuba yafata umwanzuro kuba yareka kwigunga akajya gushakisha amakuru yatuma amenya ahantu Niyori yerekeje. Nyambo yamaze kuba yava mu byo abari mu byo kuba yirirwa mu rugo yigunze ngo yabuze Niyori, yafashe umwanzuro atera intambwe ya mbere yo kuba yajya gushakisha ubufasha bwatuma Niyori atabarwa. Ese guys, ubona bibaho ko Niyori yazacika Yves akagaruka mu cyaro? Ese ubona bishoboka? Ese ubona Niyori icyo cyaha yagikora cyo kuba yashika agataha? Guys, icyo ngusaba wowe ni uko waba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse ukaba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga byuzuye, ndetse ukaba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga. Ndetse icya kabiri ngusaba ni inkunga ngusaba yo kuba watera
ugakora subscribe hano kuri Venke Empire niba wanashimye ibikorwa mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko muri abantu b'agaciro kuri filime yacu Ibanga, kandi niba uri umuntu w'agaciro icyo ngusaba ubu cyumva ni ukuba umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse ukaba umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndetse ukaba umunyamuryango wa Venke Empire kugira ngo ujye ubona ibikorwa byose biba biri gukorwa muri filime yacu Ibanga utarinze waruha. Icyo ngusaba ni uko umunyamuryango. Guys, rero ntabatindiye, murabizi ko nje natinda amagambo, murabizi ko ibikorwa byo byivugira. Twongere duhere kuri episode kuri filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari kandi muri abagaciro hano kuri Venke Empire.